rekeraho wandyarya we wazize kutamenya ukuri. Wirirwa ubwira mugenzi wawe ngo henga gutokore, ngo henga ngo dore ugenda nabi. Wirirwa ureba abagenda kubera ko ntaho ujya ntaho uva, wirirwa wizengurukaho. Ariko ubona abagenda ngo henga nze gutokore, ngo dore uko ugenda usigaye ugenda Imana ntizakubaza bagenze nabi, izakubaza uko wagenze. Imana izakubaza ibitotsi biri mu jisho rya bagenzi bawe, izakubaza igitotsi cyo muri wowe. Imana ntabwo yumva ibirego urega bene so, Imana ishaka ibirego byawe. Yaba wari ubizi ukamenya ukuri, wakarebye ibikureba, uzabazwa. Hari ibintu Imana itazakubaza rega, yaba wari ubizi, yaba wabimenyaga wagakomeye. Hari ibintu Imana itazakubaza. Imana ntabwo izakubaza ko utabyaye. Hoya, hamya, haleluya. Mu bintu Imana itazakubaza, urakoresheje mu isi ngo Imana ntabwo izakubaza ko utashatse. Abantu bose ntabwo bazashaka, abantu bose siko bazabyara. Imana ntabwo izakubaza impamvu utabyaye. No, hamya ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Murakoze kutwakira kuri televiziyo yanyu. Nitwa Mukeshimana Isayi, ndi umugabo ndubatse. Je hano kugira ngo tuganire ibyo kurya by'umwuka by'uyu munsi Imana duteguriye. Murakoze. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo ukuri ni iki? Ukuri ni iki? Turasoma muri Zekariya ibice byaho 8, umurongo waho w'19. Tugiye gusoma muri Zekariya ibice 8, umurongo w'19. Dusome. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, kwiyiriza ubusa byo mu kwezi kwa 4 no mu kwa 5 no mu kwa 7 no mu kwa 10 bizahindukira ab'inzu y'Ubuyuda iminsi y'umunezero n'iy'ibyishimo n'ibirori byiza cyane. Nuko nimukunda ukuri n'amahoro. Dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 18, umurongo wa 37. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana turasoma umurongo wa 37 n'umurongo wa 38. Dusome. Pilato aramubaza ati, noneho ga uri umwami? Yesu aramusubiza ati, wakabimenye ko ndi umwami. Iki nicyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri. Ukuri wese yumva ijwi ryanjye. 38. Pilato aramubaza ati, ukuri ni iki? Amaze kubivuga atyo, ahera ko arasohoka ajya aho Abayuda bari, arababwira ati, njyewe nta cyaha mubonyeho. Dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya 8. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 8, umurongo wa 34. Yesu arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha aba ari imbata y'ibyaha. Twongera dusome muri Matayo
Matayo ibice byaho 7, dusome umurongo waho wa 5. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 7, umurongo waho wa 5. Dusome: wandyarya we, banza wikuremo umugogo uri mu ryawe jisho, kuko ari bwubona uko utokora agatotsi kari mu ijisho rya mwene so. Haleluya, Yesu nashimwe. Intego y'ijambo ry'uyu munsi iravuga ngo ukuri ni iki? Irabaza ngo ukuri ni iki? Umuhanuzi twasomye Zakariya yarahanuye aravuga ngo kwiyiriza ubusa kwanyu ko mu kwezi kwa 5 no kwa 8 no mu kwa 10 kuzahindukira ab'inzu ya Isiraheli amashimwe n'ibirori byiza, ngo none nimukunde ukuri n'amahoro. Yesu nashimwe. Yesu nawe aje mu isi, igihe cye cyo kuducungura kigeze, aca kwa Pilato. Pilato amubonye aramubaza ngo harya uri umwami? Kubirirwa bavuga ngo uri umwami koko nibyo? Aramusubiza ati ye, wakabimenye ko ndi umwami. Aba icyanzanye, icyo navukiye, icyanzanye mu isi, naje guhamya ukuri kugira ngo ukuri wese yumve. Pilato aramubaza ati ukuri ni iki? Nawe ushobora kubona wibaza uti ukuri ni iki? Yesu nashimwe. Ukuri kurahari kandi gushikamye kandi guhamye. Yesu nashimwe. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Yohana twasomye haba ngo Yesu arababwira ngo ni ukuri ni ukuri, ni ukuri ni ukuri. Haleluya. Yesu ntabwo yavugaga ukuri kumwe, yavugaga ukuri kuri kabiri. Yaravuga ngo ni ukuri k'ukuri. Umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Ariko bakamubwira ati ntabwo twiye tubimbata rwose. Akamubwira ati reka da, mwebwe muri imbata z'ibyaha. Haleluya. Ukwiye kumenya ukuri kandi ugakunda ukuri. Yesu ati ni ukuri umwana nabatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Bakamubwira ati wapi, turabuzukuru ba Aburahamu, turabana b'Imana. Ati wapi? Mwakibajije impamvu tudahuza kandi nanjye naravuye ku Mana. Muravuga ngo muri abana b'Imana, nanjye kubera iki tudahuza? Twirirwa duhanganiye hano mu itorero, hano mu rusengero, dufitanye ikibazo. Ndavuga ukuri mugashaka kunyica. Mwebwe murashaka kunyica, ahubwo muri abaso Satani. Aravuga ngo ni ukuri ni ukuri. Haleluya. Umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Yesu nashimwe. Ukwiye kumenya ukuri. Ukwiye kugira icyifuzo cyo kumenya ukuri. Kuko numenya ukuri nibwo uzazamuka, nibwo uzava mu bwiza ujya mu bundi. Numenya ukuri hari ibizakugaragaraho. Umuntu wamenye ukuri n'ibiki bimuranga. Ikintu cya mbere yuza ukuri, uratuza. Mu buzima bwawe uratuza. Wuzura amahoro. Mu gihe abantu babona utaye ukwiye kuba ufite amahoro yuzuye. Uvuga ngo ufite amahoro atemba nk'uruzi abisi batazi. Bakakubaza ngo kuki wuzuye amahoro kandi hari iby'ubura byinshi. Avuga ngo Uwiteka niwe mahoro yanjye, namenye ukuri kandi nkunda ukuri. Yavuze ko atazadusiga, ugahamya ukuri. Iyo wamenye ukuri uratuza. Mpamvu wari ujagaraye nuko utazi ukuri. Abantu batazi ukuri si ukujagarara gusa. Hari n'igihe barwaye indwara yitwa jagaraje. Iyo wajagaraye rero, umuntu wese muhuye umubwira akarengane k'ubuzima bwawe. Kubera iki? Ntabwo uzi icyo Imana yakuvuzeho. Ukeka ko ibikuzengurutse ariyo masezerano. Ntabwo ariyo masezerano. Kurira kwa kurarira nibyo koko,
ariko iyo uzi ukuri urabona nta muntu uhora urira. Haleluya. Nta muntu uhora ababaye, nta muntu uhora usuzuguwe. Igisuzuguro kirashira. Yesu yarasuzuguwe bihagije, ukabuza ukuri. Haleluya. Uratuza, wababara ukabati wa mubabaro we, imibabaro ni akanya gato, nzi ko nzayibagirirwa kwa data. Nta sezerano mfite ryo kubabara, kuko Kristo yarababaye bihagije. Haravuga umutima wanjye ufite agahinda kenshi, kugira ngo abantu bamenye ukuri bere kugira agahinda. Yesu nashimwe. Ukwiye kumenya ukuri, wamara kumenya ukuri ugakunda ukuri. Haleluya. Iyo wamenye ukuri unesha abanzi, kwiye kunesha abanzi. Hari impamvu utaginesha abanzi arega. Haleluya. Ntabwo wumva ibyo Imana ivuga, niho nikubwira ngo nyabuneka, yaba ari ubizi, yaba wabimenyaga, yaba uzi ko ibyo mvuga ari ukuri, wagakomera. Wamara gukomera ugakomeza na bagenzi bawe, ukavuga ati nimuze dusenge, nimuze dufite umugaba. Haleluya. Nubwo uyu munsi tutabifite ariko tugerera n'ubidufitiye. Haleluya. Muri byanyu ngo dufitiye byinshi, mu kiganza cyiwe harimo ibyiza gusa. Witerwa ubwoba n'ibitera abantu ubwoba kubera ko wamenye ukuri. Iyo wamenye ukuri, haleluya, urakomera ugakomeza n'abandi kubera ko uzi ukuri. Abantu bahora bibaza ikigukomeza, nuko wamenye ukuri. Yesu nashimwe. Haleluya. Iyo wamenye ukuri ugakunda ukuri, unesha abanzi. Ukwiye kunesha, muri byavuze ngo umpe kunesha kuko wanesheje. Yesu nashimwe. Iyo wamaze kumenya ukuri unesha abanzi. Abanzi bacu nabaye, hora wibaza abanzi bawe. Abanzi b'abarokore, mwanzi wa mbere uyoboye abandi utaruzi yitwa kamere. Burya kamere ni uyoboye abandi banzi bose, kuko kamere umuntu w'imbere ni uyobora uw'inyuma. Umuntu ashaka kukwita izina ribi, akakwita uko utari, akakwibeshyaho, akakwita imbwa. Wakwireba ukabona nta murizo ufite, ntumwitabe, ntumusubize, kubera ko kamere uyimye ijambo. Ukayima ijambo wagira ngo kamere ikanguke, umwanzi abona aho yinjirira. Iyo wamenye ukuri unesha abanzi, unesha umubiri uzamutse ushaka kugucumuza, baguhave wa mubiri we winshuka, ejo bundi uzabora. Kubera ko namaze kumenya ukuri ko iwacu ntabwo ari inaha, iwacu ni mu ijuru. Niho dusiganirwaho, niho dutegekwa. Iwacu ni mu ijuru umubiri. Namaze kumenya ukuri ko ndi kuva mu isi njya mu ijuru. Namaze kumenya iyo mva n'iyonjya. Nzi ukuri shitani winshuka, mubiri wimbeshye. Satani yaguteza abakozi be, yaguteza abakozi, wakumva uburwayi bwaje budasobanutse, kuko ati namenye ukuri. Namenye ukuri, namenye ko nzajya yansigiye ubutware n'ubushobozi. Yaravuze ngo abanyizera bose nabasigiye ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Ugakandagira, ukongera ugakandagira, ukajya ugenda ukandagira, wibutsa Imana, wibwira ibyo yakuvuzeho. Biba ngo Mana yanjye, ibuka isezerano kandi urinsohoreze. Uvuze ko abera bo mu isi wabahinduye ibirimi by'umuriro. None rero iryo sezerano uyu munsi urinsohoreze, kubera ko shitani yacanye umuriro ku rugo rwanjye. Ndabona bikomeye, ndabona amahane yabaye menshi, intonganya zabaye nyinshi, abana barwariye rimwe, ndabona imyuka mibi yantereye urugo. Ariko namaze kumenya ukuri. Oh haleluya. Kutazadusiga nk'imfubyi, ahubwo uzaza aho turi tukagumana. Namenye ukuri, nzi ukuri kw'Imana, nzi ukuri, nzi ibyo yibwira kungirira. Uratinyuka ukanesha, ugahora unesha. Tutinye ibitinyisha abandi, tutinye Satani, no, uratinyuka, igihe cyose urutinyutse. Yesu nashimwe. Pilato arabaza ngo ukuri ni iki? Imana ishaka kumenya ukuri. Kumenya ukuri, haleluya. Kumenya ukuri uratuza, kumenya ukuri urahamya. Imana ishaka kuyihamiriza mu bikuzengurutse bigushinyagurira, kubera ko wamenye ukuri. Shaka kuyihamya,
Yobu yageze mu bibazo byinshi biramurenga, haleluya, ariko yarazi ukuri. Baraza baramushinyagurira bavuga ngo Yobu rero izi ni ingaruka z'ibyaha. Aravuga ati hoya, ntabwo ari ingaruka z'ibyaha, namenye ukuri, haleluya. Namenye ko kurira byararira umuntu nijoro, ariko bwaki impundu zikagira gute, zikavuga. Namenye ko atazadusiga. Aravuga ati ibi ngibi bimbaho kubera ko namenye ukuri, ibimbaho byose mbikesha Imana. Yesu nashimwe. Iyo wamaze kumenya ukuri, ibintu byose bikubaho uravuga ati Uwiteka we, haleluya, ibi nabyo urabizi kandi wabyemeye. Iyo wamaze kumenya ukuri, haleluya, urahamya, urakomera. Yo baravuga ngo habe mwishuka, mwimbwira ko ari ingaruka z'ibyaha, ndababwiye Uwiteka Imana yanjye irimo irancisha mu uyu muriro w'ibibazo, irimo irancisha mu muriro w'ibigeragezo, ariko ibi bintu bitanyica, nzavamo ku isoko ry'umurimo nkenewe. Ibi bigeragezo mureba, ubu bukene mureba, izi nyatsi mureba, uburwayi bwa buri munsi, iki gisuzuguro cya none, ntabwo nzahora nsuzuguwe kubera ko Kristo yamaze igisuzuguriro cyose. Baramusuzuguye bamwambika ubusa, ukahamya ukavuga ati baramusuzuguye bamwambika ubusa kugira ngo nambare. Baramusuzuguye ko tuba abami n'abatambyi. Uzi ukuri uvuga ukuri, wango have shitani, have mw'abantu mwe, have mwishaka kumaramo imbaraga. Nzi ukuri, nzi ko nimba mwe ibi bigeragezo bitanyishe, nzaba meze nk'izahabu yatunganirijwe hehe, mu ruganda. Abantu nubwo ndi kuyishakira ibumoso n'iburyo ntihari, nubwo ndi kwishakira mu mubiri nkayibura, najya no mu mwuka nkayibura, ariko izi nzira zanjye nzi ukuri, irandeba. Yesu nashimye. Yobu yarazi ukuri, abantu nubwo ntayireba ariko yirandeba. Izi nzira nyuramo irazizi, arakomera, arahamya, aravuga ati ejo bundi, haleluya, birashoboka koko ko igiti bagitema ariko cyumvisha amazi cyongera kigashibuka, ntazadureka, ntazadusiga nk'imfubyi. Yobu arahamya mu muriro w'ibigeragezo, avamo ari muzima, avamo abasengera. Babandi bamushinyaguriraga babwira ko ari ingaruka z'ibyaha, ko atakizwa neza, arababwira ati noneho rero sinababwiraga ko itazadusiga, sinababwira ko yangarutseho. Murabona ubwiza bwanjye bwa nyuma butarusha ubwa mbere kuba bwiza. Yesu nashimwe, haleluya. Yobu arahamya. Imana ishaka kuhamya mu bigeragezo, mu biguteye ubwoba, by'abantu birirwa bakubaza batari ku bundi ni Imana wasenze, ni iki usenga? Imana ishaka kwihamiriza, haleluya. Hari ibintu Imana itazakubaza rega, yaba wari ubizi, yaba wabimenyaga wagakomeye. Hari ibintu Imana itazakubaza. Imana ntabwo izakubaza ko utabyaye, hoya, hamya, haleluya. Yutaze mu bintu Imana itazakubaza, izakubaza ukoresheje mu isi. Imana ntabwo izakubaza ko utashatse. Abantu bose ntabwo bazashaka, abantu bose siko bazabyara. Imana ntabwo izakubaza impamvu utabyaye, no. Hamya, Uwiteka niwe mwungeri wanjye, haleluya. Imana ishaka kuyihamiriza nk'ibyo abantu bakureberamo, bakakwita izina ry'ikigeragezo kubera kigutinzeho. Ikigeragezo aho kije kitwara izina ryawe, bajya kugusobanura neza kugira ngo bakumvikanishe, bakakwitira izina ry'ikibazo, bakakwita tante kandi utarigeze unashaka, izina ry'ikigeragezo. Bakakwita wundi wambara ishati imwe idahinduka, wundi wambara ikanzu y'umutuku, wundi utajya uyihindura, uwo nguwo, wundi wicara imbere, wimbaza cyane, uhora uhetse umwana, uwo nguwo. Ikigeragezo cyagutwaye izina, ariko Imana ishaka kumenya ukuri, kutazahora ubireba. Ntabwo uzahora ubireba, no. Ntabwo uhora atwite, ntabwo uhora arira, ntabwo uzahora ubireba. Hamya, Imana ishaka kuyihamya, nayo ikaza ikaguhamya. Impamvu yabuze uko iguhamya nuko nawe utayihamya. Hamya Imana, yihamye. Abera benshi barayihamije, ngo Uwiteka Imana yadukiza umuriro, kandi nawe itawudukiza, barayihamya, nayo iraza irabahamya. Batambutse aho tari bwitambutse, babateze iminsi n'ibihe, ariko kubera ko bazi ukuri. Imana ishaka kumenya ukuri,
wamara kumenya ukuri ugakunda ukuri. Ntube nka Pilato wabajije ngo ukuri ni iki. Yesu agiye kumusobanurira ukuri asanga yagiye mu Bayuda agiye kubabwira ati wa mugabo rero jewe burya nta nicyo namubonyeho yambwiye ngo yaje guhamya ukuri kugira ngo abukuri bose bumve ukuri. Nanjye namubaza ngo ukuri ni iki. Reka nkubwira ko ukuri k'umuntu kutabaho. Ukuri k'umuntu ni kubaho. Ukuri k'umuntu akuvuga bitewe n'aho ahagaze. Ariko wagera ahandi ukuri ko mu Rwanda siko ukuri ko mu Bugande. Uvuga ngo ni ukuri ngo guca amajashi ngo kugira ngo tereka da. Wagera ahandi ugasanga si ukuri. Kubera iki? Ni ukuri k'umuntu. Umuntu avuga ukuri bitewe n'aho ahagaze n'ibyo areba. Ariko Imana niyo ivuga ukuri. Ukuri kw'Imana kurahari. Ukuri kurahari gukora hose kandi muri byose. Ukuri kurahari gushikamye kandi guhamye. Ukuri kurahari. Ukuri kurahari. Yaba rubizi rero Yesu yaje avuga ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data ntamujyana. Haleluya. Yaba rubizi ukamenya ukuri. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo wowe wiri gutokora agatotsi rekeraho wandyarya we wazize kutamenya ukuri. Wiri kubwira mugenzi ngo henga gutokore ngo henga ngo dore ugenda nabi. Wiri ureba abagenda kubera ko ntaho ujya ntaho uva. Wirirwa wizengurukaho ariko ubona abagenda ngo henga nze gutokore ngo dore uko genda sigaho ugenda Imana ntizakubaza bagenze nabi, izakubaza uko wagenze. Imana izakubaza ibitotsi biri mu jisho rya bagenzi bawe, izakubaza igitotsi cyo muri wowe. Imana ntabwo yumva ibirego urega bene so. Imana ishaka ibirego byawe. Yaba wari ubizi ukamenya ukuri wakarebye ibikureba uzabazwa. Ariko kubera ko utazi ibikureba uzabazwa. Ureba ibitakureba utazagira gute? Utazabazwa kubera ko utazi ukuri. Imana niyo mpamvu nshaka kubwira ngo nyabuneka nawe kunda ukuri. Haleluya. Erega iyo ukunda ukuri niyo umuntu avuze utabaye iyo ukunda ukuri ntabwo wita kuri envelope, ntabwo wita ku Imana yashyizemo, ntabwo wita kuri messenger, wita kuri message. Ntabwo wita ku Imana yakoherejeho kukubwira, wita ku butumwa. Iyo ukunda ukuri wita ku butumwa, ntabwo wita ku ntumwa. Imana ishaka kukubwira ngo nyabuneka menya ukuri kuvana aho uri, menya uhamye ukuri kuvana menya ukuri. Yesu nashimwe. Wishwe no kutamenya. Yaba waruzi ukuri. Haleluya. Wakamenya ukubeshejeho azi kubeshaho, ukurinze zikurinda. Haleluya. Yaguhaye mu bintu yakwimye imyenda. Tuza menya ukuri. Hahenda umwuka ntiyahenda. Yaguhaye guhumeka no kubaho uyu munsi, igufitiye byinshi mu kiganza cyayo. Menya ukuri. Biterwa ubwoba n'abantu. Kubaho kwawe gukesha nde? Gukesha Imana. Ntabwo ngukesha abantu. Ntabwo ngukesha abantu. Ngukesha Imana. Haleluya. Umuntu nagukanga uzavuga ngo namenye ukuri. Namenye ko imbeshejeho zikubeshaho. Kandi iyo yafunze inzira imwe ifungura izindi. Haleluya. Ifunga inzira imwe igafungura izindi. Yavuze ngo hamwe n'ibikugerageza nzagucira kanzu. Yaba wari ubizi ukamenya ukuri wagakomeye. Haleluya. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo banza wibwize ukuri. Banza wibwire kuri umunyantege nawe. Banza wibwize ukuri. Ubundi utibwiza ukuri ukajya kubwira abandi ukuri uri kuvuga ibinyoma. Banza wibwire ko nawe udashoboye. Banza wibwire ko nawe utakize kamere. Banza wibwire ko nawe utari marayika. Banza wibwire ko nawe uri umuntu. Banza wibwire ko nawe shetani hagihari. Banza wibwire ko urugamba rwawe rutararangira nawe uri kubwira abandi ko basitaye. Banza urebe ibikureba uzabazwa. Imana nta kindi gushakaho, iragira ngo wisuzume, wirebe, wiyinire, urebe ko nawe uri umuntu. Wikwiriye kuvuga abandi, ivuge wowe. Bikujyana abandi imbere y'Imana. No, izana imbere y'Imana. Imana ishaka wiga kwibwiza ukuri. Haleluya. Kugira ngo ariko kuzamura mu buryo bwose bw'umubiri no bwo mu mwuka. Ibwiza ukuri, isuzume neza. Maze iminsi ushaka gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, Imana ikavuga ngo have wandyarya. Banza wimenye, urebe kureba nzakubaza. Tugiye gusenga Imana. Iduha imbaraga, iduha ubwenge. Natwe tumenye ukuri,
tumara kumenya ukuri tuzakunda ukuri, nitumara gukunda ukuri, haleluya, tuzakandagira ibyadukandagiye, tuzanesha ibyatunesheje, tuzava mu bwiza tujya mu bundi, ntawe uzongera kudukanga kubera ko twamenye ukuri. Haleluya. Bibiliya yatubwiye iki? Yavuze ngo nuko nimukunda ukuri n'amahoro. Ariko Pilato arabaza ngo ukuri ni iki? Haleluya. Ukuri ni Yesu. Ukuri ni Yesu. Ukuri ni Yesu, ukuri ni umwuka. Ukuri ni ijambo ry'Imana n'umwuka w'Imana. Ukuri ni ijambo ry'Imana n'umwuka w'Imana. Gukora hose, mu bakire no mu bakene, mu mahanga yose, uko kuri ni kunyeganyega, kurashikamye kandi kurahanye. Akira imbaraga z'Imana. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, ushobora byose, uri mwiza, ubereye mwiza abagutegereza. Niyo mpamvu mwami ushatse ko tumenya ukuri, washatse ko tumenya ukuri kugira ngo ibidukanga tubibwire ko natwe bitagikunda. Twarakuze, twamenye ukuri, twamenye kuri mu ruhande rwacu nta mubisha, twamenye ko duhinda ibirimi by'umuriro, twamenye ko tuzarambura ibiganza ku barwayi bagakira, twamenye ko turi abami n'abatandi, twamenye ko umugisha utanguza n'ubukire kandi nta muvumo wongeraho. Twamenye mwami Yesu ko amaraso yawe atweza, twamenye ko turi abana bawe. Urakoze kuzi kurinda, urakoze kuzi kugira neza, urakoze kuzi guhindura ibyanze guhinduka. Sura buri muntu wese mumenyesha ukuri kugira ngo amenye ukuri, abona ko atambuka hatajyaga atambuka, anesha hatajyaga anesha, ahamya hatajyaga ahamya, iyo guhagarara hatajyaga ahagararaga hari. Mu izina rya Yesu duhagarare mu mwuka, duhagarare mu ijambo ryawe. Wavuze ko umwuka n'ijambo ariko kuri guhamye kandi gushikamye. Yesu Kristo, urakoze kuri igitangaza. Dushyira umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume tukumenya, tuve mu bwiza tujya mu bundi, tuve mu kunesha tujya mu kundi kunesha. Ntabwo ari gusa, hari n'ahandi turashaka kuhashyika. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo ngo abantu babe bakumenya ukuri kandi ubasobanurire ukuri. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iminota ingahe?